nyuma yuko ukuri kose kugiye hanze. Ese Scovia ni icyagarukaho mu kuba uno mugabo agiye kuba yamurega muri RIB bitewe n'ibyo Scovia akomeje kugenda amuvugaho nabi, ashaka kuba yamusenya yamwicira izina. Redeemed Gospel Church musanya n'u Rwanda Rwanda gihe utari kwishyira kuri list ijya mu ijuru gusa ntabwo ndi umuvugeho ariko akazi kanjye nk'umunyamakuru nabona nagakoze neza. Niba leta yarafashe icyemezo cyo kongera kujya mu nsengero ngo ikuremo izidakwiye izikora ibidakorwa, kubera ko nakoze inkuru ni mama ya Mungu ngewe Scovia, nabona ko nzanabira kuyumuka. Niba agenda narasanze narateye intambwe nkamushaka we kugira ngo icyo kintu kive mu nzira, icyo adafiteho urujijo akabyanga akanyereka ko bidakwiriye. Iyi ni inshuro igeze ku ya gatatu ibaye, arongera kandi inshuro ya gatatu aho ngaho gusesereza ibintu by'isengero, agenda avuga kuri n'umugabo, agenda amuvugaho amagambo menshi cyane. Muramuzi Scovia ni wa muntu ugerageza kuba yashaka inkuru, sinzi nimba kura twabyita nko gucukumbura, akaba yagenda nyine agatanga amakuru ari ku ruhande. Mu ruhande rumwe ushobora kuba wamwita umuvuroga cyangwa se ukamwita ukundi kuntu, ariko we ubwe yivugira ko ari umunyamakuru kandi wabigize umwuga. Rero ni nako yagiye abigarukaho cyane, avuga uno mugabo cyane amwinjizamo cyane. Yatangiye avuga ku bijyanye no kuba ari umwe mu bapasiteri bashobora kuba ari abatubuzi bagamije kuba batwara amafaranga abaturage, ariko biza kurangira noneho ngo atangiye kuba yakinjira mu buzima bw'uyu mupasiteri bwite. Uno mugabo mu kiganiro yarutse gukora yabigarutseho cyane, avuga bimwe mu bintu byinshi cyane bimubangamiye, abigarukaho cyane. Kandi na Scovia nawe ameze nkaho nta kindi kintu ashaka kuba yabigarukaho nyuma yuko ukuri kose kugiye hanze. Ese Scovia ni icyagarukaho mu kuba uno mugabo agiye kuba yamurega muri RIB bitewe n'ibyo Scovia akomeje kugenda amuvugaho nabi, ashaka kuba yamusenya yamwicira izina. Mbere ko dukomeza, reka nkutse kuri subscribe muri mutarayikora, kandi barayikoze umuntu w'agaciro cyane kabisa. Ese nimba utarakora subscribe kuri ni vibe mukuru yakuraye, tubwire. Reka dutangire gutyo. Iki kibazo cyabaye ubwo no Scovia Mutesi yakoraga ikiganiro n'umunyamakuru ari kugaruka ku bibazo by'abapasiteri ariko kugaruka ku bibazo by'abapasiteri bagiye bazana business mu nsengero kugira ngo babashe kuba babona buryo ki batwara amafaranga abaturage, kuko byamaze kugaragara cyane ko abapasiteri basigaye barabaye abatekamitwe. Abigarukaho cyane ubwo yagarukaga ku rusengero rw'uyu mugabo rwitwa Redeemed Gospel Church. Rero yabigarutseho cyane, abivugaho buryo ki n'umupasiteri ari umutubuzi, agenda avuga buryo ki amafaranga yose abonye yabwiye ambigarukaho cyane ati amafaranga yose abonye awe ayikubitira mu mufuka. Atari dore nk'ubu ngubu aherutse kugura imodoka ya miliyoni zirengeje 200, ariko ngo akaba atarabasha kuba yakora nk'urusengero rwubahirije amategeko u Rwanda rushaka. Urabona hari ukuntu u Rwanda rugenda rugasetinga cyangwa se rugashyiraho imirongo ngenderwaho insengero zigomba kuba zujuje. Rero icyo gihe yabigarutseho cyane avuga buryo ki n'umupasiteri yinjiza amafaranga menshi biturutse yuko n'umupasiteri uvuga abantu bakamwumva, n'umupasiteri ufite impano yo kuba yabwiriza, arabwiriza abantu bagakizwa. Rero abantu batura ni menshi, amaturo abona ni menshi cyane. Akavuga se amaturo n'umupasiteri abona kuki abatayubakamo insengero ibyo ngibyo. Ariko n'umupasiteri nawe mu kiganiro arutse gukora nawe yabigarutseho asa nk'usubiza Scovia ku bijyanye n'ibi bintu byo kuvuga ngo ajya amaturo. Rero Scovia yakomeje avuga ati n'umugabo amafaranga yose abonye ayishyira mu mifuka ye, buri gitaramo akoze yishyuramo abantu afite amadeni, ariko bikarangira andi menshi asagutse ayiririye. Ati ibintu byose we abikora nka business. Scovia yagiye akomeza ashaka amakuru menshi ajyanye n'uyu mugabo, agenda avuga buryo ki noneho uno mugabo we amafaranga yose afashe ayishorera muri business ze akaba yayajyamo. Dore ko abapasiteri benshi ari mwarutse kumbaza atari kubera icyo abapasiteri bose usanga barazanye akada kandi batanywa byere. Ati riyanda ukeka ibirimo ibiki. Ati n'umupasiteri azakakubwiza ngo ntukanywe inzoga ntugakora ibiki, ariko wazamureba ukabona ni wa wundi
afite inda. Ese ziriya ni utubenzi gusa n'iki? Atari nta maturo. Ati wasanga n'utubyeri bahari ukuntu biyeranje bakatunywa mu cyayenge. Reka twikomereze n'izi nkuru. Nosikove rero akomeza avuga amagambo menshi cyane kuri uyu mupasiteri, amushinja kuba ari umutubuzi, avuga kuba yaragiye hanze nabwo ari umutubuzi. Ino video rero yatangije ubundi bibazo, ni video no yagaragayemo n'umupasiteri ari kubwiriza abantu, ariko avugamo amagambo runaka, avuga amagambo avuga ati ari muzane munjugunyira ubukene bwanyu hanyuma nanjye mbaho ubukire. Ibi no video twayikozeho, ndabyibuka twayikozeho mu yandi social media dukoresha, tubigarukaho cyane tugenda tureba se ibintu bimeze biti. Iyo video yaratrendinze cyane, ariko yari yaturutse kuri Nosikove. Yari video ishobora kuba ifite nk'umunota, ariko uno mupasiteri nawe yabigarutseho rero mu kugerageza kuba yashira ukuri hanze. Urabizi nk'umuntu ushobora kuba atikeka icyaha cyangwa se avuga ati, yaravuze ati ngewe ino video mwakasemo kano kantu gato, ni video nabashije kuba nakora, ni cyari igiterane nakoze ari mu rusengero ari kubwiriza, ariko ngo yabwirije amasaha 8 ari gutanga ubutumwa bwiza, hanyuma ngo haza gukatwamo akantu k'umunota umwe. Ukahita wibaza se wa mugani nimba ikibwirizwa cya gifite amasaha 8 hanyuma bikarangira bakase icyo kiganiro cyose cyangwa se icyo kibwirizwa cyose bagakuramo umunota umwe wonyine akaba ariwo bitaho. Ni bya bindi bikunze kubaho, ugasanga nk'umuntu muri Bibiliya asanzemo ngo nk'umurongo runaka, ngo uzasa hari umurongo ujya abantu bajya bakunda kwifashisha ba bantu nyine bafite ingeso zabananiye kuba bazirangiza cyangwa se bazivaho, bakunze kwifashisha ati hari ahantu ndumva nahibuka neza, ahantu handitse ngo kugira ngo wifuze umugore wundi ngo uzamusambanye. Sinzi umuntu uzi uwo murongo neza ashobora kuba yawutwandikira muri comment. Rero uwo murongo hari umuntu ujyamo akahita afata ku kantu akavuga ati ngiye wakuye ngo nzifuze nzagenda nkore kiriya cyaha cyo gusambana. Ariko iyo usomye neza ukamanuka munsi wumva neza icyo wanditse iyo mirongo mibiri yari arimo kugenda asobanura. Ni nako rero byagenze ubwo ino video yamamaraga cyane, iri kugenda igaragaza uno mupasiteri avuga ati nimunzanire ubukene bwanyu, munzanire amafaranga make nyahindure menshi. Yabigarutseho cyane muri iyo video, ako iyo urebye icyo gitaramo cyose ubashwa wabona ubutumwa bwiza, tubashwa nyine wabona aho ibyo bintu byagiye biva. Ni ibintu bitamaze n'igihe kinini cyane, kuko ibyo byabaye mu minsi ishize, ashobora kuba cicamo mu amezi 2 yonyine. Ndabyibuka ubwo iyo video yasakaraga cyane yaturutse kuri Nosikove ya Mutesi, ari umumama waje nawe ayandika akomatinga munsi y'iyo post, agaragaza no video ya nyayo nini, ariko kugaragaza ukuri kwa nyaka, ari kuvuga ati mujye mureka gusebyana, mujye mushaka amakuru ya nyayo, mureke kuba mwaza ngo mwica abantu mu mitwe mubahe imakuru atara ya nyayo, sibyo? Yagaragazaga iyo video, yagaragazaga uburyo kino gikorwa cyari igikorwa cyo kuba bafasha umuntu w'umugore n'umugabo bari babayeho mu buzima bubi. Hanyuma uno mugabo no pasiteri Rugagi, bishop wacu, yari ari kugerageza kuba yakerekana buryo noneho yafashamo uno mugabo, ariko akoresha no magambo yo kuvuga ati ni munjugunyira ubukene, sibyo? Agerageza buryo abivuga muri ayo magambo, ariko gahunda yari hari kuba bafasha uwo muryango, kandi koko byarakunze. Bafasha uwo muryango, babahereza amakote, babahereza amafaranga, babahereza imyenda yo kwambara, babahereza inkweto, amashakoshi n'ibindi bintu byinshi cyane. Rero uno mugabo ubwo yageragezaga kuba yakisobanura avuga buryo uno mugore amaze igihe kinini cyane amugendaho, akomeza avuga ati umunsi wa mbere abona ko uno mugore yamuhagurukiye, yagerageje kuba yamwandikira amubwira ati nyamuneka ese kubera icyo uri gukora ibi ngibi, ino video watanze ntabwo iri gutanga ubutumwa nyabwo nari ndi gutanga, ino video watanze nta gace gatonya. We ubwe ngo yarafashe video ayohereza uno Nosikove, ariko amaze kuyimworeza nka Nosikove nawe sinzi nimba Nosikove kino kiganiro yatanze, sinzi nimba aragiye yari yabonye ikiganiro cya nyacyo, cyangwa se nimba yarabonye karaka video kagenda gacicikana
hari utuvideo dusiga tugenda ducicikana hano ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga nko kuri Twitter, kuri X, kuri Instagram, hari utuntu twagiye ducicikana cyane. Sinzi nimba yarakabonye yarangiza akaba yazana critique cyangwa se akaba yashaka ikintu ayivugaho nk'uko dusanzwe tumuzi avuga ku bintu, bikarangira rero abashije kuba yakora iriya nkuru atabashije kuba yamenya ukuri kwimbitse. Ariko ibi ngibi nabyo no mu pastor abigaruka ari kuvuga ati nimba ari umunyamakuru kuko wabigize umwuga, sibyo, cyangwa se nimba ari umuntu usenga nawe nk'uko abivuga ko ari umukristu wabatijwe kandi unabyemera cyane, nta kuntu yajya kuvuga amagambo atari yo ku mupasiteri mugenzi we mu gihe cyangwa se ku mukozi w'Imana mugenzi we, ngo ntago birabina bari byiza. Nimba ko ari umukristu ni gute yajya kuvuga ayo magambo adahwitse ku mukozi w'Imana atabanje ko yamwegera ngo amuganize ati ni gute ukora ikiganiro utamwegereye ngo muganirize. Ati akomeza abigaruko cyane akavuga se ni gute yaba yaragiye kumvugaho amagambo atarayanyayo. Ngiye noneho nkanamwandikira nkamubwira ati ibintu wakoze si ibyanyabyo, nkamwereka ukuri kwa nyako. Ngo ikibabaje cyane nuko nyuma yuko amworesha ukuri kwa nyako uno mugore Mutesi Scovia atigeze abiha agaciro, nyuma yuko abonye uko kuri yanze kuba yavuga ati wenda ngaje ku mbuga nkoranyambaga avuga ati ibyo nari natangaje ntago byari byo, ahubwo dore ukuri kwa nyako k'uyu mugabo nguko. Ahubwo ngo yakomeje kugenda ashaka noneho andi makosa uno mugabo yaba aragiye ahura nayo, cyangwa se ibindi bintu yaba aragiye akora bitari byo kugira ngo abashe kuba yamushyira hanze. Umugabo akomeza avuga ati se niki nakoreye uno mugore, niki namukoreye ko akomeza kugenda agaragaza ashaka ukuntu yansenya, agaragaza nabi muri sosiyete. Akakomeza yibaza ati se uramutse ubonye no video ye utazi ngewe nyawe, utazi ukuri kwanjye byazagenda gute, byazarangira gute? Ni hane nzagira ngasanga abantu bose baranyanze, ngasanga nta bakristo nyigira, ngasanga nta kibitewe nuko uno mugore we yakomeje kugenda ngaragaza nabi hanyuma nkicecekera. Uno mugabo we ngo bitewe nuko ari umukristu kandi ari umukozi w'Imana ubyemera, yakomeje kugenda we yavuga ati ngewe impamvu nirinze kuba nabigarukaho cyane nuko nakomeje kugenda nita kuri umurongo muri Bibiliya uvuga ku bijyanye no kuba iyo umuntu agukubise urushyi rumwe watega undi musaya kuruta uko wahita umusatira cyangwa se ngo umurwanye, kandi ngo yirinze kuba yamusubiza cyangwa se ngaze avuga ukuri kwarimo kujya mbere nyuma y'uko iriya video imusenya ije, yirinze kuba yabivugaho cyane. Aravuga ati ngewe nk'umukozi w'Imana nirinze kuza kwiregura, kuko uramutse uje hano ku mbuga nkoranyambaga ukadutangira kuvuga ngo ibintu byagenze gutya, waba uri kwiregura, waba umeze nk'umuntu uri kwiregura. Rero niyo mpamvu yahisemo kuba yabigenza muri ubwo buryo. Aravuga ati reka ndeke kuba nashyira urujijo, reka mbyihorere, ahubwo nce mu gikari mvuga ni Mutesi Scovia mubwira ati dore ukuri kwa nyako nuko, wenda we aba ari uza yigaragariza ukuri. Scovia rero ntago yigeze anyurwa, ahubwo yakomeje kuba yagenda amuvuga nabi, kugeza ubwo Scovia ngo yinjiye no muri famille y'uyu mugabo atangira kujya bivuga, avuga buryo kiri umugabo yiba amafaranga abakozi b'Imana, akiba amafaranga abaturage. Rero ndabyibuka icyo gihe ni muri icyo gihe uno Mutesi Scovia yakoze ikiganiro kijyanye n'abapasiteri biba amafaranga, ariko uwo yashyiraga ku isonga yari uyu nguyu Bishop Rugagi, niwe yagarukagaho cyane. Rero akajya agaragaza uburyo kibiri gitaramo cyose amafaranga yose abonye yitwarira. Uno Mutesi Scovia rero sinzi umuntu waje ku mbuga nkoranyambaga baravuze ati Mutesi Scovia ukwiye gusaba imbabazi, byanga byakunda ashobora kuba ari umwe mu bakristo b'uyu mugabo uyu mu Bishop Rugagi, cyangwa se akaba ari undi mugabo wumva, cyangwa se akaba ari undi muntu wumva ukuri kwa nyako kuri inyuma y'ibi bintu, sibyo? Rero Mutesi Scovia we mu kiganiro yakoze yavuze ko atagomba gusaba imbabazi. Aravuga ati ngewe nta mbabazi nasaba, ndi umunyamakuru ngomba gushira hanze ukuri. Anigamba ko ati nimba narakoze ikiganiro nakora ikiganiro hanyuma bikaza kuba byatuma insengero zisenywa, cyangwa se leta ishyira imbaraga cyane mu nsengero zikareba izujije ibisabwa n'izitujije ibisabwa bitewe n'ikiganiro nari nakoze, ati ahubwo umwuga wanjye w'ubunyamakuru ndi kuwukora neza, ndi kuba hari ibintu ndi gukemura n'ibindi bintu ndi kugenda nshiraho.
bikomeje kuba bigenda bicicikana no ku mpande bikomeje kugenda bindi kabisa. Kugaruka kuri iki kibazo rero abapasiteri benshi cyangwa se abavugabutumwa benshi bagarukaho kuri iki kintu bakavuga ati kuba insengero zarafunzwe zigahagarikwa leta ikabijyamo cyane bishobora kuba byaratewe n'iki kiganiro uno Mutesikova yakoze, hanyuma uwo yagikozeho amusenya agenda amugaragaza nabi bikarangira we nta kintu abivuzeho. Uno mugabo Bishop rero we kuba ashinzwe kuba yarabaje ari umwe mu batumye insengero zisenywa cyangwa se insengero zihagarikwa, abigarukaho cyane avuga ati impamvu ntamushubije cyangwa se impamvu nanze kwita nza ngo ni defande nuko nari nzi ko ibyo nakoraga ngiye nibyo nta cyaha nishinzaga, kandi nirinze kuba navuga ati reka nshore intambara. Ati iyo umuntu aje burya akaba yagutangiza nawe ukahita ugaruka usa nk'uvuga ku bijyanye n'ibyo yakuregaga, uba ubaye nk'umuntu uri kwiregura cyangwa se ubaye nk'umuntu uri kudefanda, ahubwo ibintu nibwo biba byakara. Yewe yabikoze azi ko nareka kuba yazana ngo uko kuri ngo akuvuge cyangwa se kuba yaza ngo ahite yidefanda byaba igisubizo cyiza, ahubwo birangira ahubwo Scovia watarekeye ngo amwataka bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu bwa kane ari nabwo yabashije ko yakohereza umuntu noneho ngo agiye gucukumbura. Ubwo ngubwo nibwo haje kuboneka noneho amavideo n'amashusho y'urusengero rw'uyu mugabo rwari ruherereye ahantu muri etaje, aho rwari rwegeranye n'akabari hejuru ariho hantu ari muri rogi. Ukibaza ngo urusengero rukorera hasi, hejuru urwo rusengero hari marogi, ku ruhande rwayo akaba ari akabari. hari umuntu wumvisha ati ni ukuva gusenga ngo ukahita wikoza mu kabari ukanywa akantu kamwe, ukinywera akabyeri wakumva furizi gufashe ushatse gusenga ukahita nanone usohoka ukahita wigendera nabwo ugasenga. Ubwo muri urwo rusengero ngo birumvikana ntago haburamo indaya. Ngo ntago haburamo indaya muri urwo rusengero, urumva ngo ntago haburamo akabari, ngo ntago haburamo abantu babasinzi bashaka gukizwa bavuye mu kabari kwinywera kamwe bakahita baza no kumva ijambo ry'Imana. Banumi. Ariko hari n'abandi numvishe bavuga ati buriya rura rusengero ahubwo ruri ahantu heza byatari, kubera ko ushobora kuba wasinze ufite ibibazo ukaza waba ugiye kunywa inzoga ukatuvuga ati ariko wakigira mu rusengero nka kizwara, ukahita ubireka kunywa inzoga ukahita ahubwo ujya mu rusengero ubona ruri aho hafi, ahubwo akababaro n'agahinda rufite ukaba wabijyana mu rusengero warangiza ugakirizwa mu rusengero. Hari n'abandi bantu benshi nagiye mbona bivuga bati n'inda ishobora kuba nayo ihora ica ku rusengero igiye hejuru kuri aya, ariko umunsi umwe ikavuga ati wazajya mu rusengero bikarangira ikijijwe. Usibye ko n'uno mugabo atabyemera neza ko ibyo bintu ari byo, ntago we yemera ko urusengero rwe ruri mu ndaya, niko nabivuga, niko n'ubishanu benshi bari kugenda babivugaho ko urusengero rw'umugabo ruri mu ndaya, ariko Bishop we ntago ariko abyemeza. We yemeza ko urwo rusengero rutari mu ndaya, ariko ukibaza nimba ari kuhakana ko urusengero rutari mu ndaya. Amafoto agaragaza urwo rusengero no hafi yaho hari akabari, ayo mafoto yo bimeze bite? Ese baeditinze bafata icyapa cye cy'urusengero bakijyana hariya? Ni ibintu bishobora kuba byakibazwa. Ikindi kandi n'ubwo urusengero ruri mu nsengero zahagaritswe, ukibaza aka kanya nta kibazo biteye niyo byaba koko byari byo, ariko ikigomba kuba cyakibazwa n'ukibazwa ese uno mupasiteri ni umutubuzi cyangwa se umutubuzi? Kuko we ukuri kwe agaragaza nuko ari umukozi w'Imana, kandi kuba ngatarubatse urusengero ngo rukwiye cyangwa se rujyanye n'iterambere ry'igihugu ari uko yari akiri muri plan. Rero ntago burya ngo iyo umuntu agiye kuba yakora igikorwa runaka kijyanye n'iterambere ry'igihugu, ntago ari ibintu upfa guhubukira gutyo gusa, kandi haba hari amafaranga runaka ugomba kuba wabanza ugashaka. Urumva ntago wabasha kuba waza hano ngo ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ngo bagaragaze ngo ngiye kuzubaka urusengero, ni oya. Niyo mpamvu we agaragaza ko ari ibintu byaba bikiri muri plan, yari agikusanya amafaranga yo kuba yakubaka urusengero, uko yafashishanya mbonera akabasha kuba yakijyana kucyereka abayobozi baho urusengero rwashaka kuba yarwubaka kuko afite ikibanza. Ntago rero urwo rusengero yagombaga kuba yagenda ngo ahite yubakisha za rukarakara, cyangwa yagombaga kubanza agashaka amafaranga ahagije ku buryo yatangira projet y'ubwubatsi. Ibyo ni ibintu wa mugani bigenda process by process cyangwa step by step, bigenda gahoro gahoro, ntago ari ibintu uhita uhubukira ngo uhite ukora. Rero ntago amafaranga yose
amushinjwa ko yayariye kuko ari byo ayarya. Wabigarukaho cyane avuga ati amafaranga yose sinyarya, nyakoresha mu murimo w'Imana, nkayabika nk'ubu kuba mfite gahunda yo kuba nakubaka urusengero rujyanye n'icyerekezo cy'u Rwanda turimo. Ati ibyo byose ati turi muri gahunda yo kubaka u Rwanda. Ati rero ikibazo gihari nuko n'umutegarugori nawe ubwe avuga ko ari muri gahunda yo kubaka u Rwanda, we abirimo nabi, ahubwo abirimo agerageza kuba yayobya abantu, yagenda babwira amakuru ataranyayo. Ikibazo kirimo hano ngo nuko Scovia ashobora kuba agenda afata amakuru abonye aho ngaho agapfa kuba yahurutura niko twabyita, akaza akabwira abaturage akabwira ati ibintu bimeze gutya, kandi we atigiriye kuri tele. Ati ese ni gute umunyamakuru koko uvuga ko yabigize umwuga avuga amakuru atigiriye kuri tele, akavuga amakuru ari aho gusa yitoraguriye gutyo ku mpande? Ati iyaba koko ari umunyamakuru w'umunyamuga yari buze kuri njyewe akaba yamvugaho, ati akambaza ukuri kw'ibijyanye n'ibyo yari ari kubona, cyangwa se ukuri kw'ibijyanye n'amavideo we yari akomeje kugenda abona. Ibintu byabo bikaba bikomeje kugenda biba ibindi. Rero akomeje kwibazwa nimba uno Bishop ari bugiye muri RIB kuba yatanga ikirego cy'uko uno mugore akomeje kugenda amugendaho cyane, amuvugaho nabi, dore ko akomeje no kugenda amutumaho abantu baza bajya kumushakisha amakuru, bamushakaho icyasha, batangiye no kugenda binjira mu miryango ye cyane. Mutesi Scovia ngo atangiye kugenda arenga imbibi, kuko atangiye kugenda yohereza abantu ngo bajye gushaka amakuru kuri uyu mugabo, babashe kuba bamushaka izindi nkuru zimusenya. Ibyo bintu kandi ntago mu Rwanda byemewe kuba washyira ingenza ku muntu. Ibyo bintu ni ibintu bitari byiza cyane kabisa. Mu gihe rero tukomeje kugenda tureba ibirebera imihanda, reka ngushimire kuba wakomeje kubana natwe. Nimba utarakora subscribe wibuke kuyikora, kandi nkorekera kuri video tuzakora ku munsi w'ejo. Ciao ciao, mugire ibihe byiza. Ni vibe.